nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Australia kuri channel ya YouTube. Njye ubagezaho amakuru ndi mugenzi Paiko, ngira ngo mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu byose tubagezaho. Mu rwego rwo kongera umutekano no kurinda abitabira gahunda ya NDIS, amategeko mashya yemejwe azagena ibihano bikarishye ku batanga serivisi badakurikiza amabwiriza, aho Minisitiri wa NDIS Bill Shorten yatangaje ko ibihano bizamurwa inshuro 40, aho bizagera kuri miliyoni 15 z'amadolari ya Australia mu gihe serivisi zitangwa zituma umuntu ukenera iyo serivisi ahura n'impanuka cyangwa akagira ikibazo. Iri zamuka ni intambwe nini ugereranyije n'ibihano byari bisanzwe by'amadolari 400,000. Iri tegeko rigamije gushyira ku rwego rumwe ibihano ku batanga serivisi bashyira bitabira NDIS mu kaga n'ibihano ku batanga serivisi zishyira abakozi mu byago. Ikoranabuhanga ry'imicungire n'umutekano rirengera abanyantege nke kubitabira iyi gahunda, bikaba igisubizo ku kibazo cyagaragaye cyo kutubahiriza inshingano n'imikorere idahwitse muri NDIS. Minisitiri Shorten yashimangiye ko impinduka yari ngombwa, yibutsa ko hakenewe ingamba zikomeye zo kurinda abitabira gahunda ndetse no gukumira abatanga serivisi bashyira inyungu zabo imbere kurusha inyungu z'abakiriya. Iri tegeko rero rigamije kunoza imikorere ya NDIS no gucunga neza abatanga serivisi batuzuza ibipimo by'umutekano. Leta rero irimo kugera ku ntego yo gutanga serivisi zizewe kandi zubahiriza agaciro ka muntu, ikomeza gushyigikira abafite ubumuga mu buryo butekanye kandi bubaha uburenganzira bwabo. Mu yandi makuru, muri weekend umuyaga wa Gusnado wanyuze mu ruzi rwa Brisbane ubw'ikime cy'imvura gifite ingufu zikomeye cyane cyanyuraga hejuru y'umujyi. Ibi byagaragaye uyu wa gatandatu i Brisbane ubwo umuyaga wa Gusnado wacaga mu ruzi rwa Brisbane ugatuma abantu hafi ya bose bahungira ahari umutekano. Iri zamuka ry'umuyaga ritamenyerewe ryabaye ubw'ikime cy'imvura cy'ingufu cyanyuraga hejuru y'umujyi kizananye imvura nyinshi n'umuyaga ukomeye. Gusnado rero ni umuyaga ukomeye cyane ariko ukamara igihe gito, uboneka mu gihe umuyaga mwinshi uhura n'imvura nyinshi maze ugatanga uburyo bugaragara nk'igihu. Uwo muyaga wabonetse uzenguruka hejuru y'amazi y'uruzi rwa Brisbane, utuma ibintu byacungwaga hasi bizamuka ndetse uteza imiraba ku ruzi. Abaturage b'ibice bya Brisbane babonye uyu muyaga rero bashimangiye ko hari ikintu kidasanzwe. Benshi bavuga ko hari ibintu babonye bwa mbere. Uko uwo muyaga wa Gusnado rero wanyuraga hejuru y'uruzi rwa Brisbane, abantu bose bari hanze bahise bihutira guhungira hari umutekano nyuma yo kubona ingaruka uwo muyaga ushobora gutera. Amakuru yacu rero naha tuyashoreje, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko mbabwira ngo nimwibagirwe gukomeza gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu hano muri Australia, aho mudukurikiranira kuri channel ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.